Turi miliyari zirindwi n'abantu barenga miliyoni 900 kuri uyu mubumbe dutuye. Buri minota 7 nibura barenga miliyoni 1,553 baba bakoze imibonano mpuzabitsina. Tekereza ku mubare w'abantu bari bamaze gupfa batewe amabuye ku musozo w'iki kiganiro. Haramutse hakiriho itegeko rya Kiyahudi ryariho mu mwaka wa 63 mbere ya Kristo kugeza mu mwaka wa 14 nyuma ya Kristo mu butegetsi bw'Abaromani ku ngoma y'umwami Caesar Augustus. Itegeko ryahanishaga uwafashwe asambana igihano cyo guterwa amabuye mu mbaga y'abantu ako kanya. Mu gihe kuri ubu isi yose ihangayikishijwe n'ikibazo cy'ubujura n'inyerezwa ry'umutungo mu bigo by'imari bitandukanye, nibura umuntu umwe mu bantu 5 mu bari kutwumvira ku bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye aba yaramaritswe ku musaraba unganya uburemere n'uw'ibisambo 2 Dismas na Gestaze byari bikikije Yesu. Bisa naho icyaha ari wo mugabane munini ugize ubuzima bwa muntu. Uko abantu barushaho kwiyongera ku isi, ni nako ibyaha bishya birushaho kwiyongera buri munsi ku isi ku muvuduko utarigeze ubaho mu mateka. Byamaze kugaragara ko uburyo bwiza bwo kurwanya no kugabanya ibyaha n'ubugizi bwa nabi ku isi ari ugushyiraho ibihano biremereye bihana ibyo byaha. Igitabo cy'itegeko nshinga cya buri leta y'igihugu kiri ku isi niyo mbaraga ikomeye ku miyoborere yacyo kurenza ibitwaro kirimbuzi byose igihugu cyaba gitunze. Bisa naho twese turi munsi y'ububasha bw'inyuguti zanditse mu gitabo cy'amategeko y'ibihugu dutuye. Ibi bituma twese twisanga tugomba gukora icyiza itegeko ridusaba, bitari uko tubikunze cyangwa tubishaka, ahubwo kuko ariyo mahitamo yonyine tuba dufite kubwo gutinya ingaruka n'ibihano byayo. Ntushobora kuvuga ingingo irebana n'amategeko ngo uyitandukanye n'umurimo w'inkiko nk'akazi kazo ka buri munsi. Mu rukiko niho hantu honyine ijambo gusa rishobora gukubita umuntu, ububabare bwaryo bugasumba ubw'ibiboko. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twifashishije ibyanditswe n'umwanditsi Professor Douglas Orinda mu nkuru yise de Sanhedrin, igitabo The Acts of Apostles cyanditswe n'umunyamerikakazi Ellen Gordon White. Turibanda ku mateka y'urukiko rukuru rw'Abayuda rwa Sanhedrin, imikorere yarwo n'ibihano ndengakamere by'uru rukiko kuva mbere y'intangiriro z'ikinyejana cya mbere kugeza ku musozo wacyo nyuma ya Kristo. Nitwa Israel Tuyiringire, iyi ni Beroya TV, tuguhaye ikaze. Sanhedrin ni ijambo ry'inyunge y'amagambo abiri y'Ikigiriki Sanhedrin, bisobanura kwicara hamwe, ihuriro cyangwa inama. Sanhedrin ryari ihuriro ry'abakuru b'Abayuda 71 bitwaga Rabi nyuma y'isenywa ry'ingoro ya kabiri y'Abayuda mu mwaka wa 71 nyuma ya Kristo. Abarabi batorerwaga umurimo w'ubucamanza n'amategeko muri buri mujyi wari ku butaka bw'ahahoze mu maboko y'Abanyayisiraheli. Urukiko rwa Sanhedrin cyangwa se Rabbinate Jewish Court rwari rugabanijemo ibice bibiri. The Great Sanhedrin rwari rugizwe n'abakuru 71 na Lesser Sanhedrin rwari rugizwe n'abakuru 23. Lesser Sanhedrin rwari urukiko ruto rwabaga muri buri mujyi wa Isiraheli. Urukiko rwari rwarashyiriweho guca imanza no gukemura ibibazo by'abatuye muri buri mujyi. Hejuru ya Lesser Sanhedrin hari urukiko rumwe mu gihugu cyose rwitwaga The Great Sanhedrin. Iri rikaba ryari ihuriro ry'abakuru 71 ryakoraga nk'urukiko rw'ikirenga rushinzwe gufata ibyemezo, guca amateka no guhuza imyanzuro yose y'inkiko nto zo mu mijyi itandukanye ya Israel. Mu nyandiko nyinshi iyo bavuze Sanhedrin baba berekeza ku mirimo y'uru rukiko rukuru The Great Sanhedrin nk'urukiko rwari hejuru y'izindi zose. Mu gihe kingana n'imyaka 585 ubwo ingoro y'Imana y'Abayuda yari yubatse mu mujyi wa Yerusalemu yari igihagaze, imirimo y'uru rukiko rukuru rwa Sanhedrin yakoreraga mu nyubako y'uru rusengero yitwaga The Hall of Stones, igaterana buri munsi usibye mu bihe by'iminsi mikuru y'ibirori ndetse n'iy'amasabato. Nyuma y'isenyuka rikomeye ry'urusengero rw'Abayuda rwa kabiri mu mwaka wa 70 nyuma ya Kristo rurimbuwe n'ingabo za Titusi, ndetse no kugwa gukomeye kwa Bar Kokhba Revolt,
urukiko rukuru rwa Sanhedrin rwimuriwe mu ntara ya Galileya, agace kaje guhinduka intara ya Palestine mu gihe abaromani bigaruriraga igihugu cyose cy'Abayuda. Nyuma yo kwigarurwa n'ubwami bwa Roma, urukiko rukuru rw'Abayuda rwa Sanhedrin rwamaze igihe kinini kirenga imyaka 200 yose rukorera munsi y'ububasha bwa leta ya Roma, aho rwari rwemerewe gutanga ibihano kwa hamwe n'icyaha, ariko kikemezwa kandi kikanashyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi bwa leta ya Roma. Ibi byose ubwami bwa Roma bwabifashemo umwanzuro ku mpamvu z'akarengane n'ibihano ndengakamere byagaragaraga mu mategeko y'urukiko rwa Sanhedrin. Sanhedrin yari inteko igizwe n'abatambyi bakuru, abanditsi n'abakuru b'imiryango y'Abayahudi, abafarisayo n'abasadukisi. Aba bari abantu bagombaga kuba barize neza ibitabo 5 bya Mose, cyane cyane igitabo cy'amategeko. Uru rukiko rukuru rw'Abayahudi rwari rwarashyizeho amategeko 613, amenshi muri aya ukwica rimwe muri yo byari bisobanuye igihano cy'urupfu rw'ako kanya. Mu gihe kuri ubu ku isi yose habarurwa ibihugu 195, mu bihugu 193 bihuriye mu muryango w'abibumbye, 70% byose bikaba byarakuyeho igihano cy'urupfu mu mategeko ahana yabyo. Ingingo nyinshi z'amategeko y'Abayahudi yaciraga urwo gupfa umuntu wese wabaga yishe rimwe muri ayo. Muri izo dushobora kuvuga nk'ingingo ya 545, ingingo yateganyaga igihano cy'urupfu rwo guterwa amabuye kugeza ushyizemo umwuka iyo waryamanaga n'umwari wasabwe n'undi musore. Ingingo ya 546 yavugaga ibyo gutwikwa, naho iya 547 yavugaga ibyo kwicishwa inkota, mu gihe ingingo ya 549 yavugaga iby'urupfu rwo kumanikwa no kubambwa ku musaraba. Ibi nibyo byatumye ubwami bw'Abayahudi buza imbere mu bwami bwishe bukanarenganya abantu benshi, ndetse si abantu gusa, ahubwo ubu bwami bwishe n'uwabemera ba Bibiliya benshi bizera ko ari umwana w'Imana, Imana ubwayo. Reka tuvuge gato ku mateka y'abantu bishwe baciriwe iteka n'urukiko rukuru rwa Sanhedrin. Ku ikubitiro mu mwaka wa 30 nyuma ya Kristo, urukiko rukuru rwa Sanhedrin rwari yobowe n'umutambyi mukuru w'Abayuda Kayafa, rwakatiye urwo gupfa umuyuda kavukire Emmanuel cyangwa se Yesu Kristo nk'uko bikunze kugaragara mu nyandiko nyinshi. Uyu akaba yarashinjwaga kugandisha abantu, abangisha, ajora ndetse akananenga imiyoborere y'ubu butambyi bw'abafarisayi ndetse n'abanditsi, cyane cyane nk'uko byakunze kugaragara mu magambo ye mu myaka yose yamaze yigisha ku isi. Mu gihe ubutegetsi bw'Abaroma butemereraga urukiko rwa Sanhedrin gushyira mu bikorwa umwanzuro n'umwe urebana n'igihano cyo kwica itegeko, abanyarukiko rukuru rw'Abayuda bemeje icyaha Yezu maze bajya inama yo kumujyana imbere y'umukuru w'intara y'ubwami bw'Abaroma Pilato. Bamumuregera imbere ko agandisha abantu, abigisha kudatanga imisoro y'igihugu. Pilato yaje kumenya ko Yezu uwo ari uwo mu ntara ya Galileya, ahitamo kumwoherereza uwategekaga uwo mujyi muri icyo gihe. Bakimumugeza imbere, Herode yishimiye cyane kubona uwo mugabo, kuko uhereye kera kose yumvaga inkuru ze ariko ataramubona. Herode yari umutegetsi w'ibigango utagendera ku marangamutima cyangwa amagambo, maze atangariza iyo nteko y'Abayuda ko nta cyaha mubonyeho cyatuma yicwa. Urusaku rw'Abayuda amaherezo rwatumye umukuru w'intara ya Galileya Herode abohereza kwa Pilato. Pilato naho abuze uko abigenza, niko kubabwira ati ngaho nimugende mubigenze uko mushaka. N'umujinya mwinshi baramukurubana, baramukubita cyane, apfa urupfu rwo kumanikwa ku musaraba nk'igihano cyari kigenewe ibivume n'ibisambo. Hagati y'umwaka wa 62 na 64 nyuma ya Kristo, inteko y'urukiko rukuru rwa Sanhedrin yaciriye urwo gupfa umusirikare wahoze ari umwe mu bagize uru rukiko, Saint Paul the Apostle, apfira i Roma mu Butaliyani aciwe igihanga. Paulo ni umugabo bivugwa ko yavutse mu mwaka wa 4 nyuma ya Kristo, avukira mu gihugu cya Turukiya y'ubu, ahitwa Tarsus mu burasirazuba bwa Cilicia. Mu myaka y'ubuto bwe, ni ukuvuga mbere y'umwaka wa 40 nyuma ya Kristo, Paulo yari umwe mu bayoboke b'ishyaka ry'abafarisayi, akaba n'umunyarukiko w'imbere mu nteko nkuru ya Sanhedrin.
Pawulo yamaze 1/2 cy'imyaka y'ubuzima bwe bwose mu bikorwa byo kurenganya no kwica abiyitaga abakristo nk'uko byari biri mu mugambi w'ishyaka ry'abafarisayi. Mu gihe cy'umutambyi mukuru Gamaliyeli, Pawulo yari umusirikare w'umunyamwete waharaniraga ikuzo n'ishema by'ishyaka rye. Ishyaka ry'abafarisayi ryarwanije cyane abo bitaga abanyamahanga, rikanica urw'agashinyaguro abitwaga abakristo bose ndetse n'abakwizaga iby'izuka rye. Bakabirwanya atari uko batemera ko bitabayeho, ahubwo kuko batigeze bemera na gato amagambo ya Yezu, ko umuntu wirirwaga agenza ibirenge mu mujyi wa Nazareti ari we mwana w'Imana koko. Mu mwaka wa 42 nyuma ya Kristo nibwo Pawulo yahindutse umukristo ukomeye. Uguhinduka kudasanzwe kwabaye ubwo yari mu nzira y'I Damasiko. Kuva ubwo Pawulo ahinduka umubwiriza ukomeye mu Bugiriki na Aziya nto. Uku guhinduka kwa Pawulo mu myaka ya za 40 nyuma ya Kristo kwazanye impinduka ikomeye mu kwaguka k'ubukristo n'iterambere ry'umurimo wabwo. Usibye umubare munini w'amatorero yashinze muri Aziya, aho amateka tubwira ko yashinze arenga 18 arimo itorero ry'i Galatiya, iry'i Filipi, iry'i Tesalonika n'iryo muri Efeso, inzandiko za Pawulo zagize uruhare runini mu iyogezabutumwa ry'ibihe byose. Mu bitabo 27 bigize umugabane w'isezerano rishya rya Bibiliya ikoreshwa n'abakristo benshi muri iki gihe, ibigera kuri 23 byose ni ibya Pawulo. Mu gihe ibisigaye birimo n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umugabane wabyo munini wibanda ku bikorwa n'imibereho ye. Mu nzandiko 13 za Pawulo, izigera kuri 7 yaziyandikiye ubwe, naho izindi 6 zanditswe n'abagiye bakurikirana neza ibikorwa bye ndetse n'amagambo ye bakabishyira mu nyandiko. Mu mwaka wa 64 nyuma ya Kristo nibwo Pawulo yaciriwe urwo gupfa n'urukiko yahoze akoramo ubwe, yicwa urw'agashinyaguro aciwe igihanga mu mujyi wa Roma. Abumwe mu bihumbi amagana menshi bishwe bazira ukwemera mu gihe cy'ubutegetsi bwa Nero mu kinyejana cya mbere. Mu mwaka wa 34 nyuma ya Kristo, Saint Stephen yaciriwe urwo gupfa n'inteko nkuru y'Urukiko rwa Sanhedrin. Nyuma y'amagambo yahamye iby'izuka rya Yezu n'uruhare rw'uru rukiko mu rupfu rwe, yicirwa muri Chirichia atewe amabuye mu mwaka wa 34. Mu mwaka wa 425 nyuma ya Kristo nibwo urukiko rukuru rwa Sanhedrin rwaguye bikomeye nyuma y'imyaka myinshi Abayuda bamaze mu maboko ya Roma. Ubwami bwa Roma bukakura urukiko ububasha bwo gushyira mu bikorwa umwanzuro wose urebana n'uwishe itegeko. Kugeza ubwo mu mwaka wa 425 inteko yose ya Sanhedrin yasenywe. Kuva ubwo Abayahudi kimwe n'abandi bose basigara bagengwa n'amategeko y'uru rukiko rukuru rwa Roma. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, turabashimiye.